Umwana twakundaga, umwana igira ikinyabupfura, umwana witonda, ukunda abandi bana, w'umuhanga, umva nta kintu nakubwira. Aratubabaje ubwo nahagenda ariko nuko nta kundi. Twamuhawe n'Imana Eugenie, ariko mu rugo nyine nkaba narinzwe ku izina rya Hasina, ubundi bamamagara Hasina, abantu bose nibyo bazi. Ni mukuru wanjye. Hanyuma iyi nkuru mwayimenye muri hehe mwebwe? Njyewe nari ndyamye nka saa 11 na za 40. Umuntu yampamagaye ariko na n'ubu sindamenye wampamagaye uwo ari we. Arambwira ati umudamu witwa Maria Laurence, umugabo yishe umwana we yarangiye, yakubise na nyina ku buryo bugaragara cyane, ubu ari mu bitaro, twamugejeje mu bitaro. Nuko nabimenye, nahisemo buka rero mu buriri nirukanka, ubwo kwa data buko ni hafi yanjye, niho nerekeje ndababwira inkuru numvishije. Mufata urugendo muza rero gutabara? Nese mbimenyesha mukuru wanjye wundi wantanze kugera hano, ahita abwira umugabo n'ubundi bahita banangwa kuza, njyewe naje nyuma yabo mbonza mbasanga hano. Umwana bishe yitwa nde, afite imyaka ingahe? Yitwa Agasaro Mwizerwa Promesse, yari afite nk'imyaka 13 kuko yigaga mu wa mbere muri segonderi, kandi ntabwo yigize asibira. Hanyuma yaba umwana umeze ute? Hari umwana twakundaga, umwana igira ikinyabupfura, umwana witonda, ukunda abandi bana, w'umuhanga, umva nta kintu nakubwira. Aratubabaje ubwo nahagenda ariko nuko nta kundi. Nimwe mwamureraga? Nyine twabaye imfubyi turi bato, twe na nyina nyine. Nyina yamubyaye twiga muri za primaire. Yamubyaye ngeze muri segonderi, ni nawe wandihiraga nyine uyu nguyu. Turabana nyine turera uwo mwana, aza gushwana na se, ubwo ise bamaje gushwana nyine biba ngombwa ko tuba twenyine, nge na bakuru banjye n'uwo mwana twabyaye. Turabana, ubwo ise ntiyarakibana na nyina namwe murabyumva birumvikana. Ubwo yaje gukomeza kwiga, turamurihira nawe, ariko twe twabanje kuririrwa n'uyu mukuru wacu nyine. Ubwo n'umwana twaje kumurihira nawe, ubwo nitwe twamurihiraga dufatanyije, cyo kwa na se yajyaga dufasha. Ubwo nuko twari tubanye nawe. Umwana yabaga muri uru rugo, umwana nyakwigendera? Nyina yaje gushaka uno mugabo nyine, haba n'ubukwe rwose ngira ngo mwabibonye. Ubwo biba ngombwa ko umwana azana na nyina kugira ngo nyina ajye abona uko amwitaho, wenda ku buryo yifuza yite ku mwana we. Yabaga muri uru rugo, yajyaga ava ku ishuri, yazaga kudusura, yazaga muri famiye yacu aje kudusura, kongera kwigarukira. Murakoze. Igihano twebwe abaturage dushaka nuko wa muntu cya gikorwa yakoreye muri ya karise, nkuko yagikoreye hano muri Nyakabungo, wa muntu bakagombye kumuzana mu nama rusange, twebwe abaturage twebwe tukisabira igikorwa bagomba kumukorera, ku buryo abaturage nibagisaba twebwe twasaba nko kumurasa. Wa muntu utekereza kuzica undi nawe mugihe nkuko uriya yishuri ya mwana, nawe byamuha isomo akabubwa nawe akagira ubwoba. Uriya byagenze gute? Uriya byagenze gute tubwire? Nyine uriya urana ko yishe umwana atabyaye, arangije ahohotera n'uwo mu mama. Urumva ko ni nk'ibikorwa bibiri yakoze. Yamwishe gute? Ntago nari mpari. Uko nkurikiza uko nabyumvishe, bari kuvuga yuko yarari gukubita nyina w'uwo mwana, umwana arataka, atabaje ava kuri wa mu mama, arangije ajya kwica uwo mwana. Hanyuma mbese uwo mwana yazize iki? Hanyuma uwo mwana yazize iki rero? Urumva ko yazize, we yazize ko yakora gutabaza mama wiwe. Urumva ko mama wiwe yari kumva ko umwana yumvishe nyina ari gutaka ati papa aranyishe. Umwana nawe atabaza abaturage, atabaje abaturage, umubyeyi wa mugabo nako yakubwa bugome bumurimo, arangije ajya kwica wa mwana, ava kuri nyina ajya kwica wa mwana. Baroko bibabaje? Birababaje. Ngiye niyo mpamvu ndi kuvuga ngo uwo mugabo nibamuzane hano muri Gasanza n'umurenge wa Nduba, bamuzane mu baturage, nibiba ngombwa banamurase, ku buryo n'umuntu ufite igitekerezo cyo kwica nawe ubwe bimuha isomo.
burundu ntayikwiriye oya ntayo dushaka kuko ari kurya ibigori bya leta undi nawe arimo arabura sibyo muri korora ba bagabo bari kwica muri kubajyana bakajya kurya ibigori ngewe bishe ndimo ndabora ni ukuvuga ngo wa mugabo nawe azica undi azica umugore wavuga ati ngenzi ajya kurya ibigori bya leta ariko ngewe undi narangije kumwica bagiye kumutaba ngenzi ajya kurya ibigori kubera ari kwangiza leta ariko n'abagore ariko bica abagabo babo nyine nibyo ndi kukubwira ngo ikibazo cyo kwica nabo bagiye babica ubundi ibibazo ni bibiri umuntu wasambangije umwana bagomba kumwica umuntu wishe yaba umugore yaba umugabo nta mpamvu yo kuvuga ngo bagiye kurya ibigori bya leta kuko n'ubundi barimo gukosoma leta wa mwana yari kuzavamo muganga wa mwana yari kuzavamo deregiteri wa mwana yari kuzava nk'umuyobozi ukomeye icyo ari cyo cyose kuzava nk'umuntu ukomeye barimo baramutaba agiye kurya inyo irimo iramuhekenya undi nawe agiye kurya ibigori bya leta mwese ubwo muva mutari korora ni mwebwe muri korora abantu ni leta iri korora abantu kuko bakagombye kumuzana hano aho yakoreye igikorwa bakamurasira hano wa wundi ufite igitekerezo cyo kugambira kwica undi muntu nawe kuko bizamuhisa maze ahita agira ubwoba ibintu byababaje cyane mama biteye agahinda biteye n'umubabaro mwarimu muzi mu buzima busanzwe biyabanaga gute utuye hano hafi ngewe ntuye hano muri uyu mudugudu hanyuma kugira ngo amakimbirane agere hariya byagenze bigera hariya mu buhe buryo ngewe ntago nari muzi imiryango wenda igira isomo ibyigiramo ngewe nakubwiye ngo ngewe icyo nashatse kukubwira ngo yaba umugore wica umugabo sibyo yaba umugabo wica umugabo cyangwa n'uyu nguyu wishe uyu mwana gutya uyu mwana rwara u Rwanda rw'ejo nta wari uzi icyo ari kuzamuvamo uri kumva urumva ni ubugome ndengakamere urumva yishe umwana wari ugiye kujya mu wa gatatu pirimeri nako segonderi ngo tekereza n'uwo mwana wari uri mu nda uwo mwana amasomo yari ari kwiga ejo ari kuzayobora igihugu akagiteza imbere akabyara muganga akabyara degiteri akabyara n'umwarimukazi akabyara n'umunyamakuru nkawe ariko sibyo nese hari abagiye kumushyira zamubyara ni ukuvuga ngo uwo mugabo twebwe turasaba ubuyobozi bamuzana hano mu ikaritsiye twebwe abaturage tumugene icyo bagomba kumukorera rero ni indengakamere kuko niba umugabo yishe umugore akamufata akamwica noneho dayeri yari afite n'undi afite mu nda urumva dushobora no kugira amahirwe uwo mubyeyi akabaho ariko cyagiye naba wazagira igikomere cya wa mwana we ibi bintu uyu mugabo yakoze rwose ni ibyo kumirwa kuko twese twarashatse nta muntu uba utarashatse ariko uyu mugabo yahemutse yamwishe gute uko wowe wabyumvishe byo kumwica byonge ntago mbizi ntago najya kuvuga ibyo ntazi umwana w'umuhungu ni umwana w'umukobwa yishe yaragiye mu wa kane witubwiye neza yaragiye mu wa kane yigaga muri segonderi yaragiye mu wa gatatu birababaje cyane birababaje kuko yamwiciye ejo heza umwana ejo yari kuzagira u Rwanda rwiza natwe akayobora abo bana bacu bazakura ariko urumva yamwishe niba umwana yahuruje abantu uwo mukase nyine umugabo agasubira inyuma akamwica ni ibintu bibabaje kuko urumva ko n'umwana nyina yagiye kumureba ngo arebe ko ari muzima agasanga yapfuye ibyo bintu birababaje rwose kubera icyo abaturage bumva yuko igihano cya burundu kidakwiriye ibyaha nk'ibi babigize akamenyero nyine si rimwe mu matwi yacu humvishije ko umugabo yishe umugore cyangwa se umugore yishe umugabo ariko byabaga wenda bikaba ari umugore n'umugabo bidahariye ku mwana we ariko bino bintu uyu mugabo yakabije cyane mu bigaragara yakabije niyo mpamvu igihano cye ari cyo kumuzana mu ruhame rw'abantu natwe rwose byatubabaje turi abantu duturanye gusa twese dutuye mu kagari ka Gasanze umurenge wa Ndobo bakamuzana mu ruhame gusa yego bakamuzana nabo bakamurasa wenda ntawamukatira ubuyobozi nabwo buba bureba ntago twajya kuvuga ibyo n'ubuyobozi nabwo burareba ariko yakosheje ubuyobozi buzamuzane mu bantu
twebwe ntawe twajya gukatira umuntu kuko nawe aba hari ikizamwica ariko yakosheje. ariko menya yabanaga neza n'impamvu byababaje cyane. Uwo mubyeyi uko nagiye mbyumva yari umubyeyi ngo udasagararira abantu, yigenderaga nyine nk'umuntu udafite ikibazo. Gusa n'abaturanyi nabo byabayobeye, mu ngo harimo ibintu byinshi ariko ngo n'abaturanyi byabayobeye kuko ibyo bintu byabaye ntabwo bari bazi ko umuntu bamwica cyangwa ngo yice uwo mwana wiwe. Umugabo yarasanzwe yitwara gute? Njyewe kubera yuko nadaturanye nawe ntabwo nakubwira ibyo ntazi koko kuko njyewe sinanamuzi, ariko uko ndi kubyumva mu matwi yanjye ndumva ari ibintu bikabije cyane. Ubundi umuntu iyo yishe umuntu nawe bagomba kumushakira ikihano gikomeye, nawe bakamuzana hano tukamureba ubundi tukamusomera. Hanyuma ibi bintu uko wabyumvishe si bikabije? Oya birenze no kwemera. Tubwire bimeze bite? Oya njyewe nta kindi navuga usibye kumukanira umukwiye nawe. Abantu batatu birababaje. Batatu se gute? None se ntiyari afite undi mu nda? Bitubwire uko byagenze. Oya mbiga nuko mbizi. Nyine tubwire udukumva ngo umwana yari afite mu nda ntago yari kuzaba umuyobozi cyane. None se uriya nanone yatesheje amashuri ntago yari kuzaba umuyobozi. Ngo yamwishe ariko ngo yishe n'umwana w'umukobwa wari ugiye mu wa gatatu seminari. None se si uwo nguwo nyine? Ni uwo nguwo. Yica n'uwo mugore wari ufite umwana mu nda. Wenda simpamya niba wenda yapfuye nawe, ariko nawe Mana rwose ni ibibazo mbega nyine byababaje cyane. Ni ukuri birenze na kamere. Ese bavuga ngo wapfuye yarihuse, ibi byabagaho kera? Ntabwo mbizi, nize kumenya ubwenge nsanga bino bintu ntabyo mbona. Njyewe nta kindi nabivuga we usibye kuvuga gutya. Hanyuma tubwire murasaba iki? Petit va muri kamera ariko murasaba iki? Turasaba iki? Njyewe icyifuzo cyanjye ni uko uwo muntu wakoze amahano agomba kuza tukamubona. Ariko mwegereye igihano cyo gufungwa burundu agiye kurya ibiryo bya leta ubona gikwiriye? Abiririye iki se none uriya yishe we ntago yari umuntu waryaga? Oya ibyo kurya nta kintu bimaze, ibyo kurya ntacyo bivuze. Njye nicyo gihano namwifuriza. Igihano ni cyo kumuzana mu baturage? Ni ukumuzana tukamubona, siko mubishaka mwebwera, ubundi tukamubona ubundi tukamusomera. None se uriya muntu ntabwo yari umuntu kimwe nuko nawe yavaga amaraso nkawe? Ni ukumusomera twihanukiriye ahubwo mugire vuba. Mugire vuba. Ariko ubundi ubu ngubu iyo mumwifatira buriya leta yari kumusanga akiri muzima? Ngo aba muzima ahubwo nuko yaducitse ntitumubone maze ngo tumwereke. Ntabwo ubu se yari kuducika tungana gutyo koko? Ntabwo yari yewe we mwana we twari kumunyuka yewe ntabwo yari kuducika. Ntabwo yari kuducika. Oya ubu se yacika abantu bangana batyo koko? Ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho. Reka dushimire wenda reka ni Imana yamutabaye. Ni Imana yamutabaye. Tubyite ko ari Imana yamutabaye. Yamutabaye. Eko mani. Ako wegira ngo wenda ibintu by'impfu maze kwimenya ukuri urimo no kubuza mukisekera. Mba n'ukuri none se. Cyangwa no kumirwa. Oya umva nkubwire wa mugabo. Rwose nabonye abapfu mbona n'abandi. Ariko mani mbega nyine birarenze kandi birababaje. Umwana yarahamutahanye, inda yari afite niyo y'umugabo. Yari afite niyo y'umugabo? Bisobanure neza ntakubaza. Umwana yigaga muri ateri nabayo, ubwo rero yaje aje kumusura muri vakansi. Yemwe n'ejo naramubonye ajya kuvoma n'utubuni tubiri. Ubwo rero kubera ko tutari tuzi ko ari se, ubwo se nawe nyine araza kugaragara. Hanyuma ajya kumwica bwo byagenze bite? Ajya kumwica se ngo barwanye nyine batonganye, ubwo niwe ngo yakubise nyina, akana kaza akavuga ati kuri gukubita mama ahita amukubita ikintu yari afite gusa. Bari kuvuga ko ari ishoka ariko ntawe ubizi neza ko niba ari ishoka. Urumva ntabwo n'umwana yaruka? Umwana ntabwo yaruka. Umwana yarageze mu bakangahe? Mu wa gatatu. Wa gatatu? Tubwire neza. Ari nko muri 13.
mu gato segonderi urumva bitababaje cyane mama birababaje cyane pe hanyuma se mubona igihano kereka bamuzanye mu murenge wa Ndubu bwacu tukamwibona kuko urumva byabaye imbyino byabaye indirimbo umuntu wese araca ati ndakwica cyiza nuko bamuzana kuri teri tukamwibonera igihano akwiye gose ni icy'urupfu nta kindi gihano kuko niba agiye agafungwa akarya ibyo bigori ubwo rero urumva ko n'undi wese azavuga ati nzagenda ubukuru umuntu asigaye avuga ati urugo rubi ni gereza bamuzana hano rero nawe tukagira icyo natwe tumubaza niba ari igihano cyo gupfa agapfa ariko ni nta cyakwiriye hanyuma iyo muramuka mumufashe mbere yuko atoroka byari kugenda yewe natwe twari bumwice ese tukubeshye natwe twamwica natwe iyo turamuka tumushyikiriye natwe twari bumwice ibyo byo kujya kwirega natwe twari bumwice nta kindi twari bumukorera ariko menya uriya mwana yababaje cyane cyane rega ni u Rwanda rw'ejo niba bibaye kuri uyu nanjye ejo mfite uwo bangana nanjye nkeka ko byamubaho rero igihano cya burundu ntabwo oya ntabwo gikwiriye kuko igihano cya burundu se niba agiye akaryama muri leta akarya akagira ute agakaraba ndabora igihano cya burundu ntacyo kimaze byaruta ko nawe yapfa tukamenya ariko tukabona ko apfiriye mu mudugudu apana kubyumva ku makuru tukabona ko apfuye tubireba kugira ngo n'abandi bibabera urugero n'ubiteganya wese abone ko bamuzane bamwicira aho ngaho n'ubiteganya avuge ati runaka nabonye bamwica uriya mwana yari uw'umugore ntabwo yari uw'umugabo nyuma byatangiye gute kugira ngo umugabo yiciye umwana n'umugore njyewe ntabwo nzi ukuntu byatangiye kuko ntabwo nari mari njyewe mbyutse mu gitondo numva bavuga yuko nyine yarangije kwica umwana ariko nyine njye nari mbazi basanzwe bagirana amakimbirane ngo byabaga ntabwo ari ubwa mbere nyine hari ukuntu nese hari urugo rutajya rugira amakimbirane ariko kubyikemurira nyine byarananiye ariko aho kugira ngo umwe asige ubuzima umwe yanahunga undi abona bikomeye ko si nyine ko wumva yari yakinze ngo umwana atabona ukuntu agenda umva ari ibintu yari yagambiriye umwana se ko yari aje muri vakanse umwana yiberaga mu cyaro ntabwo yabanaga nabo hanyuma ngo byagenze gute umwana yagiye abaza nyine uwo umugabo w'umugore aramubaza ati ese urahora iki mama yahise areka nyina ahita yadukira umwana baramukubise ngo agashoka aramwica hanyuma uwo mugabo iyo baza kumufata abaturage utarikiza inzego z'umutekano cyari kugenda gute kuko n'abaturage byababaye cyane byatubabaje cyane uzi ukuntu ako kana ejo nanjye nakabonye kagiye kuvoma numvise agahinda kanyishe hari abari kuvuga ngo igihano cya burundu ntabwo gikwiriye ku bantu bakora ibyaha nk'iby'ubwicanyi nawe niko ubibona niko mbibona none se ubundi umuntu akoze ikintu akica umuntu yakagombye kwicishwa nawe agahabwa igihano cyo kwicwa hanyuma murasaba iki nk'abaturage nyine ikintu dusaba ntabwo ari ukuvuga umutekano uhera mu ngo iwacu twebwe ntitutiwe umutekano ntawe uzaza kuwuduha tugomba kubyirinda twabona byanze tugatabaza nyine ubuyobozi nabwo byakanga tukabivamo umwe akigendera kugira ngo hasige ubuzima murakoze cyane murakoze